ubwo rero mu byiza byose Imana yagiye dukorera nawe yagukoreye hari icyo washimira Imana yenda mu myaka 2 ishize 3 4 5 kandi ukagira n'icyo usaba mu bimurindi mu ndi myaka niyo mpamvu rero twaje twifuza kongera kukubaza niba koko nawe uri umwe mu bagaruka gushima ari ugushimira bakugiriye neza cyangwa se ari ugushimira Imana yakurinze ikaguha n'ibyo wifuje muri make ufite byinshi wagaruka gushimira mfite byinshi navuga urebye umuntu agiye gushima Imana atangira kuyishima mu gutangira mu gihe avukiye donc kugera ku isi kuva ku munsi wa mbere ageze ku isi kugera ageze igihe cyo kuvuga akazamuka akagera nko muri iyi myaka tugezemo ngira ngo ibyo gushima Imana byaba ari byinshi cyane kuko Imana yagiye inkorera ibintu bitandukanye kuva navuka kuva nitangira ishuri primaire secondaire kugira kaminuza kugeza muri aka kanya ngira n'igihe cyo kujya mu yindi mirimo y'ubutumwa mu muryango wabihaye Imana ibyo byose nabyo nibyo gushima so n'ibintu byinshi cyane urabizi tujya gutangiza kampani ya DNC byari ibintu bikaze cyane bikomeye cyane ku buryo urabyibuka twakoze imirimo itandukanye yari timu nini cyane harimo ngewe harimo namwe harimo n'abandi bantu bagiye batandukanye turi kuvuga tuti ibintu ntago bizakunda urabyibuka twatangiye dukora kampani bita DNC Company Limited ikora ibintu byinshi bigiye bitandukanye hanyuma birarangira hazana DNC TV24 ariko ntekereza ko DNC TV24 imaze kugaragara imaze donc kuba published imaze kugera ku hanze ikora ibiganiro bitandukanye urabyibuka twagiye dukora ibiganiro bigiye bitandukanye twatangiye dukora imikino imyidagaduro ndetse n'iyobokamana nyuma yaho rero naje kumenyana n'abantu batandukanye binyuze kuri DNC TV24 ewana abantu baramberesinga baravuga bati DNC ubwo abenshi bari bazi igihe naberaga mu mahanga nyine baravuga ati se wageze mu Rwanda ndavuga narahageze numva barishimye cyane bati se nike wagize ikihe gitekerezo cyo gutangiza iyi kampani n'izimbogamizi nazo ndahize babwira ewana baramberesinga kwa kweli yani bagiraho umugisha pe ariko iyo mugisha nagiriyeho abavandimwe yaba bari hano mu Rwanda abari hanze mu bihugu bigiye bitandukanye ni ukubera Imana iyo Imana itaza kubikora nta n'igikundiro cy'abantu nari kugira turabaramukije inshuti zacu inshuti za DNC TV24 turabaramukije aho muherereye mu mpande zitandukanye z'isi mu gihugu cyacu abari mu majyepfo abari mu majyaruguru abari mu burasirazuba mu burengerazuba ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali mudukurikirana mutandukanye turabashuhuje uyu munsi rero kuri iki cyumweru tuje kubagezaho ibiganiro bitandukanye ariko by'umwihariko uyu munsi twifuje gutungura inshuti yanyu brother MC muvugana kenshi tumusanze mu rugo iwe twamenye ko uyu munsi ari mu rugo yiriwe mu rugo nta hantu yagiye dufata icyemezo cyo kujya kumureba tumutunguye kugira ngo tuganire by'umwihariko tumubaze ku ijambo ryitwa garuka ushime kuko tuzi neza ko muri iyi minsi Imana yagiye imukorera ibitangaza bitandukanye ndetse namwe mukagenda mumugaragariza urukundo niyo mpamvu uyu munsi twiyemeje kujya aho atuye iwe mu rugo tukamutungura hanyuma tukamubaza kuri iryo jambo ubu rero bakunzi bacu tugiye kugerayo turi hafi kugerayo tugeze ku irembo iwe turi kumureba aho yicaye ndabona yifashe neza n'ukuri umva muraza kumureba uko araba ameze reka dukomeze twinjire mu rugo ubundi mukurikire tubane 5 kuri 5 kugeza ku munota wa nyuma muraho muraho neza amakuru ni meza kabisa ugeze nase niko nose ko mwadutunguye cyane ra muratunguye se ariko mwamenye mute ko twageze intanga twamenye ko mwiriwe mu rugo
rugo duhita dufata icyemezo cyo kuza kubareba. Uyu munsi rero nizere yuko muraduha akanya tukaganira niyo kaba k'iminota mike ariko mukakaduha kugira ngo abakunzi banyu bumve ibyiza Imana yagiye ibakorera muri iyi myaka yatambutse, hanyuma natwe tube abandi bavuga ngo garuka ushime. ibyo Imana yadukoreye byo ni byinshi cyane, ni byinshi cyane. Imana igenda ikora umurimo wayo nk'uko isanzwe iwukorera abandi bantu. Ntekereza ko nk'ikiremwa cy'Imana, Imana ifite uburyo igenda ikora ibintu byayo bitewe n'icyo Imana yisabye. Ngewe ibyo nayisabye byose Imana yarabimpaye kabisa, ni nayo mpamvu ndi mu mashimwe, ndi mu mashimwe kabisa, yani ni hatari kabisa. So none se mwamenye mute amakuru mwayamenye mute ko ndi muri Kigali? Ko mubizi ko nagiye gukora ubutumwa nibereye nka Paulo. Kigali narayizibukiye. Kabimenyere. So sinzi rero ukuntu mwabimenye. Umva namwe muri abahigi kabisa. Nibwo ubutumwa bwacu natwe. Tugomba kumenya aho abakunzi bacu bari, tukamenya uko bameze, uko babayeho, uko banezerewe, baba babaye tukifatanya muri byose. Niyo mpamvu rero aho buri hose ujye ubuzi ko turi kumwe nawe. Niyo mpamvu tukugezeho. Umunsi rero twifuje kuganira namwe, ariko ikintu twifuje ko twaganiraho, turaganira ku ijambo rivuga ngo garuka ushime. Ese iryo jambo hari ikintu mwamuriziho? Garuka ushime. Garuka ushime ni ijambo ryiza cyane, kuko buriya nta muntu n'umwe utagira ishimwe muri we, kubera ko ukivuka, ukiva mu nda ya mama, utangira kubona ibyiza Imana igukorera. Imana ikabigukorera yo ubwayo, ariko ikoresheje abantu bayo mu bantu umunsi ku munsi. Ni nayo mpamvu nishimiye iki kiganiro mukora. Njya nkunda kubakurikirana kuri DNC TV24 mukora ibiganiro bigiye bitandukanye, ariko kandi ikiganiro cya garuka ushime ni ikiganiro ngiye numva kishimishije cyane, kuba nanjye nagira icyo mvuga, kubera ko Imana yatugiriye neza mu bintu byinshi bitandukanye. Wenda ngira ngo ntabwo ari bwo bwa mbere mbonetse kuri DNC TV24, ndi n'umukozi wundi wa DNC TV24, ndi mugenzi wawe. Rero hari ibintu byinshi njya nkunda kuganiraho n'abantu, ariko kuba mwantekereje nka DNC TV24 mukaza mu rugo, mwamenye ko nahageze, mukaza konsora kugira ngo nanjye ngire icyo mvuga ku byiza Imana yankoreye. Ni ukuri n'ibyiciro cyinshi, kandi ni ukuri ndabishimye. Ni ukuri kabisa, Imana ibaho umugisha. Ego murakoze cyane. Murakoze kutubwira muri make ko ijambo garuka ushime muryumva. Ni ukuri kenshi tujya twibaza garuka ushime ni ijambo ryiza, ariko mba mbona kenshi risa nkaho ari nko gutanga ubuhamya. Abari nko gutanga ubuhamya, kuko kenshi ntabwo ushimira udafite icyo wagezeho. Yego ijambo ry'Imana ritubwira ko tugomba gushima mu bibi no mu byiza, ariko kenshi tugomba gushimira mu byiza. Rero mu byiza byose Imana yagiye dukorera, nawe yagukoreye, hari icyo washimira Imana. Yenda mu myaka 2 ishize, 3, 4, 5, kandi ukagira n'icyo usaba mu bindi myaka iri. Niyo mpamvu rero twaje twifuza kongera kukubaza niba koko nawe uri umwe mu bagaruka gushima, ari ugushimira abakugiriye neza, cyangwa se ari ugushimira Imana yakurinze ikaguha n'ibyo wifuje. Muri make ufite byinshi wagaruka gushima. Mfite byinshi navuga. Urebye umuntu agiye gushima Imana, atangira kuyishima mu gutangira mu gihe avukiye, donc kugera ku isi, kuva ku munsi wa mbere ageze ku isi kugera ageze igihe cyo kuvuga, akazamuka akagera nko muri iyi myaka tugezemo. Ngira ngo ibyo gushima Imana byaba ari byinshi cyane, kuko Imana yagiye inkorera ibintu bitandukanye, kuva navuka, kuva ngitangira ishuri primaire, secondaire, kujya kaminuza, kugeza muri aka kanya ngira n'igihe cyo kujya mu yindi mirimo y'ubutumwa mu muryango wabihaye Imana. Ibyo byose nabyo nibyo gushima. So ni ibintu byinshi cyane, kandi ni ukuri Imana ikomeje kongera neza. Rero akenshi rero ntabwo nza kujya mu bintu byinshi byepfo wenda bibanza kuva nkiri muto, ahubwo wenda ndavuga icyo Imana iri gukora muri iyi minsi ya nyuma, iyi ngiyi yanjye ndimo. Kuko iyo tuvuga iminsi ya nyuma,
ni ya myaka uba urimo uyu munsi niwo munsi wanjye kuko ejo ntabwo nzi igihe uko ibintu bizaba bimeze, ntabwo ari ahacu uretse Imana igenda itugirira neza kugira ngo tubashe kurama tukagera mu myaka 40, 50, 60, 70, tukagera no mu myaka 100 tukajya. So rero wenda ntagiye kure cyane ushobora gutangira wenda kuvuga kuko iyo ugiye gushima ushima bitewe n'ibyakubayeho runaka Imana yakugiriyeho umumaro, yakugira umumaro ndetse ukagiraho umugisha n'abandi bantu bose Imana yagiye ituma. Urabizi tujya gutangiza kampani ya DNC byari ibintu bikaze cyane bikomeye cyane ku buryo urabyibuka twakoze imirimo itandukanye, yari timu nini cyane, harimo ngewe, harimo namwe, harimo n'abandi bantu bagiye batandukanye, turi kuvuga tuti ibintu ntabwo bizakunda. Urabyibuka twatangiye dukora kampani bita DNC Company Limited ikora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, hanyuma birarangira haza na DNC TV24, ariko ntekereza ko DNC TV24 imaze kugaragara, imaze donc kuba published, imaze kugera ku hanze, ikora ibiganiro bitandukanye. Urabyibuka twagiye dukora ibiganiro bigiye bitandukanye, twatangiye dukora imikino, imyidagaduro ndetse n'iyobokamana. Nyuma yaho rero naje kumenyana n'abantu batandukanye binyuze kuri DNC TV24. Abantu baramburesinga baravuga bati DNC, ubwo abenshi bari bazi igihe naberaga mu mahanga nyine, baravuga ati se wageze mu Rwanda? Ndavuga narahageze. Numva barishimye cyane, bati se wagize ikihe gitekerezo cyo gutangiza iyi kampani, nizihe mbogamizi uhura nazo? Ndahize babwira baramburesinga kwa kweli, yani bagiraho umugisha pe. Ariko iyo mugisha nagiriyeho abavandimwe, yaba bari hano mu Rwanda, abari hanze mu bihugu bigiye bitandukanye, ni ukubera Imana. Iyo Imana itaza kubikora nta n'igikundiro cy'abantu nari kugira. Nahangaha musanze burya ni umusaruro w'izo blessings, ni umusaruro w'iyo migisha abantu bagiye bamburesinga. So ubwo rero byo gushima ni byinshi cyane, kuba nkihumeka nacyo nicyo gushima, kuko iyo nza kuba ntariho nyine iyo migisha ntabwo nari kuyibona kuri abo bantu. Ikindi wenda navuga nuko hari byinshi nabasangiza, gusa kuva mu bwana bwanjye wenda byo tuzabikorera ikiganiro cyihariye, ariko uyu munsi twashatse kuganira ibyiza Imana yankoreye muri iyi minsi iyi ngiyi turimo, aho mubona nicariye ahangaha. Hari wenda n'abadafite ahantu ho kuba benshi cyane, ariko Imana iravuga ati reka nkushakire icumbi ahantu wenda, kuko n'umurimo nkora iyo navuye hano iyo ntari hano i Kigali hano mu rugo ndi mu butumwa bw'Imana, ari naho nkura imigisha y'Imana. Wenda bakunda kumbona ari naho mfatiyeho suhuza abantu benshi twagiye duhura mu bigo bigiye bitandukanye by'ubuvuzi, mbafasha kwivuza, abo bose turabasuhuje. So ibyo gushima Imana rero ni byinshi cyane. Tugende rero kuko ushimira Imana, yenda tuzagira igihe gihagije cyo gutanga ubuhamya cyangwa se kugaruka gushimira mu bijyanye n'igihe cy'ubutoya, uko umuntu yagiye akura, aho yagiye anyura, kuko iyo dusubiza amaso inyuma nibwo tubona ibyo Imana yadukoreye cyangwa se ibyo twagezeho. Uyu munsi rero turibanda cyane kuko wazamutse ukagera ahangaha, ukaba ufite ahantu heza nk'aha utuye, ukaba wakira abantu batandukanye baza, ntihagire umuntu ukugera iruhande ngo abure aho arara kandi ufite urugo rwiza nk'urunguru. Nibyo gushimira Imana. Ese wowe ni iki wabwira abari inyuma yawe bifuza kubona uko batambuka, kugira ngo nabo mu gihe kizaza tuzaze tugaruka gushimira Imana, tugaruka gushimira abo twagiriyeho umugisha, abo twahuye nabo muri ubu buzima, bagatuma mu by'ukuri tuba abo tugomba kuba bo uyu munsi? Yewe ko ari byinshi umuntu yavuga. Ni ukuvuga ngo gusa mwako rero ntagiye kure, urabona mwantunguye pe, mwantunguye. Dore niyambara ikabutura nibereye mu rugo n'agasengeri, ariko ntekereza ko narindi mu rugo nyine. Iyo umuntu ari mu rugo aba agomba kwirelagisa,
cyane ko akazi ubutumwa dukora umunsi ku munsi baba busaba nyine kwifunga cyane. Iyo rero ngeze hano mu rugo ndirelagisa tu rimwe na rimwe, dore umusanzu ndi no kwinywera ni ukuri muryoherwe kanuza ka panashi, so ariko nta kundi. So rero warumbajije uti ni iki wagiraho inama bari inyuma yawe bifuza kuzamuka ariko ntibabone uburyo, mu by'ukuri bakazagera igihe nabo bazagaruka gushimira abo bahuye nabo bakabageraho. Ni ukuri ni nayo mpamvu hari ijambo abantu bakunda gukoresha cyane rivuga riti gira neza wigendere, ineza uzayisanga imbere. Ikintu ubutumwa nyirizina njye numva naha abantu ikiremwamuntu icyo ari cyo cyose, kuko nk'imigisha ngenda mbona njye ntekereza ndahamya neza 100% ko iva ahantu ineza nayo mba narigiye ngirira abandi bantu, kuko urabizi navuye hano mu Rwanda 2010 nibwo navuye hano mu Rwanda, nerekeza muri Kenya. Mva muri Kenya ntabwo natinze cyane, nerekeza mu gihugu cya Tanzania cyo kora namaze imyaka nk'itatu. Mva muri Tanzania nerekeza mu gihugu cya Philippines. So murabyibuka ko nkamwe ba hafi muzi amateka yanjye, nagarutse mu Rwanda 2019 hafi aho ngaho covid igiye gutangira. So rero iyo myaka ingahe hafi 8 namaze muri biriya bihugu byo hanze za Philippines, za Sri Lanka, zahe nagiye mpura n'abantu batandukanye. Abo bantu bagiye bangirira neza, bakangirira neza, nkababona bamwe tutanahuje. Njye murabizi ndi umukatolike, ariko nagiye mpura n'ababuddhiste, nkahura n'abasengera mu zindi temples zahariya muri Sri Lanka no muri Philippines, tukabana neza, bakangirira neza. Iyo neza bangi rero nanjye nahise nyifata copy paste, nanjye akaba ngirira abandi bantu mpuye nabo. Nta bushobozi bundi mfite, bwari ubushobozi busanzwe. Naba mfite igiceri cya senkani, umuntu avuga ati nyabuneka ndasumbirijwe, mfite ikibazo iki n'iki, agerageza kumufasha. Nagenda iwacu mu cyaro iyo mvuka, ahangaha hakurya ahangaha muri Rurindo, ni hafi ahangaha rwose, ni ugutera intambwe nkawe ukabura hageze. Nubwo tuba hano muri Kigali, ariko kavukire ni hariya nyine. Twese ntabwo kavukire none nagerayo nkahura n'abantu twabanye, nabonye nkiri mutoya, nkumva imbabazi ziraje, nkavuga ndetse mwagufasha iki, nkabafasha. So ariko ibyo nabikoraga kuko nari nzi ko nanjye hari abantu bangiriye neza aho narindi mu gihugu kitari icyanjye kandi batananze. Mpita nibuka rya jambo rigira riti gira neza wigendere, ineza uzayisanga imbere. Bangiriye neza, wenda nabo hari ababagiriye neza, biza nk'uruhererekane. Maze kubona iyo migisha yabo, nanjye nayisangije abandi. Uyu munsi none ndiho ndayisangiza abandi mu buryo bwagutse. Ari na hahandi hari ibikorwa ngenda nkora byo gutangiza ama project atandukanye, byo gufasha abafite ubumuga, byo gutega amatwi abafite talent, kugira ngo izo mpano zabo nzizamure, bangirireho umugisha. Wenda hari n'abandi bazagirira umugisha kuri bo bamaze kugira icyo bageraho. So niyo mpamvu rero akenshi ijambo ryitwa ngo gira neza wigendere, ineza uzayisanga imbere, ni ijambo nubaha cyane. Iryo jambo ndaryubaha pe. Ubwo mu by'ukuri abari kuzamuka twabagira inama yo kwiga kubaho bagira neza, kubaho bagira neza, mu kutitura inabi yindi, ahubwo ukitura ineza indi neza. N'ukugiriye nabi we ntubirebe, ubufasha gukeneyeho ukaba wabumuha. Bakunze bacu rero murumva ko gira neza wigendere ishobora kukuzamura, ukazageraho uzagaruka gushimira babandi bakugiriye neza. Ari nayo mpamvu iki kiganiro mujya mutegura cya Garuka Ushime ni ikiganiro cyiza cyane. Wenda nuko ntafashe umwanya wenda wo gusubira muri stories cyangwa se mu mateka yanjye, yari kwa amateka ashaririye. Ari nayo mpamvu antera kugira gute gushima, kubera ko ntago naheranywe ni wenda nibyo nawe nabyo mu buzima bwanjye bwa buri munsi, ahubwo
hari icyo Imana yakoze, Imana iyo courage yo kudaheranwa n'amateka Yego. y'ubuzima bwanjye, ahubwo none Imana ikagira gute ikanyubaka kugeza aho musanga hano. Iyo nabonye umwanya, murabizi ko nakunda kuhaba, ariko hano niho mu rugo, wenda nuko abandi bavandimwe mutahabasanze. Niyo mpamvu natwe twacunze waje naho ubundi ubutumwa bwanjye mbukorera quelque part, wenda kizaba ikiganiro nzabagezaho ikindi gihe, hanyuma wenda mbwira n'abantu ko tubakunda cyane. ni ukuri murakoze cyane, murakoze. uyu mwanya ni mwiza kandi ni ukuri dushimiye ibitekerezo muduhaye. nizere ko igihe cyose tuzabakenera mutazazuyaza kutwitaba, kandi natwe aho muzadukenera tuzaba duhari. bakunzi bacu rero, mwumvishije uko Brother Enisa tuganiriye ku ijambo garuka ushime. ni ukuri ntago ritandukana no gushimira no kugira neza. ntago wagaruka gushima utabanje kugira neza. nta nubwo washimira utamanje kubona ibyiza wagiriwe, kuko iyo wamaze kubona ibyiza wagiriwe ni nabwo ugaruka gushimira. bitaba atari byiza, wenda atari byiza gutyo gusa, kubera ko ushobora kuza gushima Imana kuko ubundi niwo muzi wa byose. ni ukuvuga ngo abantu bose baba barangiriye neza, baba barabikoresheje n'Imana. nk'uko nabikubwiye, urabyibuka ko nyine dutangira iyo company DNC Company Limited, irazamuka, nyuma biza kurangira n'ubundi dufite na channel yitwa DNC TV24. abantu rero, iyo migisha nagiriye kuri abo bantu, ni nayo ituma nicara hano, ni nayo ituma ngira n'amahirwe yo kuberesinga abandi bantu. binavuze ngo nanone ntabwo wakwicara ngo abantu baza kukuberesinga, cyangwa se Imana iri kuberesinga nta kintu wakoze. hari icyo natangije, Imana igiheraho ikoresha abandi bantu kugira ngo bamberesinge. ni nayo mpamvu nk'urubyiruko, si urubyiruko gusa, n'abandi bantu muri rusange bagomba guhora batekereza icyo bakora mu buzima bwabo bwa buri munsi kugira ngo biteze imbere. nibamara kwiteza imbere, bateze imbere umuryango, sosiyete ndetse n'igihugu muri rusange. kubera ko ntekereza ko uramutse utiteje imbere, n'ubundi ntabwo wateza imbere igihugu cyawe, none ntabwo byakunda. ntabwo bishoboka. noneho kandi utagize icyo ukora ntabwo watera imbere. n'abo bantu bashobora kuguberesinga cyangwa se kuguha umugisha. iyo tuvuga umugisha, ni kwa kundi ukora ikintu umuntu akavuga ati NC, ndabona wakoresheje imbaraga nyinshi zitandukanye kugira ngo ikintu gikore, none se nanjye reka nshyire itafari ryanjye, kubera ko wabona ko uri umuntu ufite courage, uri courageous, ushobora kugira icyo ukora, ukagira icyo wimarira, cyangwa ukagira n'icyo umarira n'abandi bantu. cyane cyane ko njye target yanjye ni ugufasha abantu batishoboye. nindamuka ngize amahirwe, wenda abantu duhura batandukanye, duhurira muri biriya bitaro bya HVP Gatagara, abo duhurira mu bitaro bigiye bitandukanye, aho mba ngenda nkora ubutumwa butandukanye, nibo bazi uwo Brother NC uwo ari we n'icyo agamije kuri sosiyete ndetse n'igihugu rusange, ndetse no guteza imbere abandi baba mu bundi buzima butandukanye. iyo tuvuga baba mu buzima butandukanye, harimo abantu baba mu buzima nyine butari, urumva, iyo tuvuga ubuzima habamo ubuzima butandukanye. harimo ubuzima busanzwe tubamo umunsi, abantu baba mu munsi ku munsi. hari ubuzima bw'abantu baba muri community bihaye Imana, abo nabo baba bakeneye kugira ngo ibikorwa byabo bigaragarira amaso. ni nayo mpamvu DNC TV24 uyu munsi ibishaka kugira ngo igaragaze ibihishwe, ibishyira ahagaragara, apfa ko ari ibintu byiza cyane, kuko hari ibikorwa abihaye Imana bakora byiza cyane, ariko wenda bitagaragara ngo abantu babibone, babihe n'agaciro. DNC TV24 twabasaba ko nyaboneka muzajye munasura ahantu hari ibigo by'abihaye Imana, cyane cyane bari muri apostora, nk'abakora ubwo butumwa bufasha sosiyete. nk'urugero nk'aba Frère de la Charité. Frère de la Charité ni abantu bakora ibikorwa by'indashyikirwa muri iki gihugu cyacu, si hano gusa ndetse no mu gihugu, nako no hanze y'igihugu, mu bihugu bigiye bitandukanye. rero mugiye mubasura, mugasura ubutumwa bakora, mukabugaragariza abatuye isi, kugira ngo byagira umumaro. cyane cyane ko hari aho bigera ugasanga abantu ntibazi ibikorerwamo kandi bafasha. nk'ubu ngewe nkunze kugerayo
bafite amashuri Mm. bigisha, bafite amashuri yigisha abana Bamugaye. abana Bafite bafite ubumuga. Igihe ni ukuvuga ngo abamugaye ntabwo ari byo, Ego. ngira ngo iyo mvugo hari ntikiriho. Ni ukuvuga ngo ni abana bafite ubumuga, wagira nk'ari Ndera, mu bitaro bya Ndera, usanga hari abafite ibibazo byo mu mutwe, abafite uburwayi bwo mu mutwe. Ni igikorwa gikomeye cyane. Bavura abanyarwanda kandi bari muri critical situation. Wagera i Gatagara ugasanga bita ku bana bafite ubumuga, abafite ingingo. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane, ni igikorwa gikomeye cyane abafure de la charite bakora muri hano mu gihugu. Ibyo mukagenda mukabasura, hanyuma mukaganiriza abahari, abantu bakamenya ubutumwa bakora. Icyo bifasha ni ukugira ngo hatazagira umuntu uheranwa n'uburwayi yumva ko donc adafite aho yavurirwa. Nk'abanyamakuru ba DNC TV 24, icyo kintu rwose nakibasaba, mukajya mubasura, ari naho bazabona ubufasha buvuye muri ibyo bigo by'abihaye Imana, bakazagaruka kuri DNC TV 24 bashimira ibyo Imana yabakoreye, kuko hari ababablessinze kuri iyo nuza, kuri ubwo burwayi bazaba bafite, cyangwa se barabahaye n'amakuru bakabasha kugira hariya. So rero ibyo gushima ni byinshi cyane, kandi ntekereza ko Imana izakomeza itublessinge, namwe baho umugisha, kugira ngo ibikorwa by'amaboko, imirimo y'amaboko yanyu izakomeze yaguke. Yego. Bakunzi bacu rero, tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, kuko twaje tumutunguye. Utaha tuzamuteguza, nibwo tuzafata akanya gahagije atubwire ibintu byose. Murumva ko afite experience mu buzima, ari ubuzima busanzwe, ari ubuzima bwo kuba hanze y'igihugu, ari ubuzima bwo kurwana urugamba kugira ngo ugire icyo ugeraho. Mu by'ukuri nzi ko adufitiye byinshi azajya agenda atuganiriza. Ndizera ko nawe utazanga kutwitaba nitukwiyambaza. Ntabwo yewe nzabitaba pe. Mwakoze rero ku kanya mwaduhaye. Cyo koza mubaye hari ikindi mwabwira abakunzi bacu, twabaha kandi kanya gatoya, yaba ari inama, yaba ari ubutumwa mutanga, hanyuma ubundi tukagana ku musozo tukazasubira. Ni ukuri nta bintu byinshi nza kuvuga cyane, kubera ko byinshi twabivuzeho. Ni ya gahunda nyine yagira neza wigendere, hanyuma ugaruka ushime bitewe n'icyo Imana izaba yagukoreye, kubera ko kandi ntekereza ko pe ku bwanjye numva ko nta muntu n'umwe utafite ikintu yashimira Imana. So rero tugire umuco wo gushima, nubwo umuntu n'akantu gatoya umuntu yaba yaragukoreye, ugaruka umushimire, uvuga uti warakoze cyane, hari icyo wakoze cyatumye ubuzima bwanjye buhinduka. Iyo tuvuga gutyo ntabwo tuba tuvuga ku mafaranga gusa, ibitekerezo, ubufasha, buri muntu akenera ubufasha. Burya n'abo bantu ubona b'abakire bafite amafaranga menshi, burya ntabwo bagera kuri biriya batarabonye ubufasha ku bantu runaka. Ubufasha mba mvuga ntabwo ari amafaranga gusa, ntabwo ari iki, ahubwo n'ibitekerezo. Ushobora gushinga ka business gato, umuntu akaza akakubwira ati rero kugira ngo business yawe ikure ubigenze gutya gutya na gutya, ubwo n'ubufasha baguhaye. Rero ibyo twashima Imana ni byinshi cyane, abadufashe mu buzima bwacu bwa buri munsi ni benshi cyane. Rero DNC TV 24 ni yanyu, ni yacu. Dore baduha uburyo bwose bwo gutanga ibitekerezo kuri DNC TV 24. Nyabuneka iyoboke, muyigane, ni cano yanyu, ni cano y'Abanyarwanda, ni cano y'abari hano mu Rwanda, abari mu mahanga, ndetse n'abari ku mpera z'isi. So ndumva ari icyo kintu navuga. Turabashimiye cyane, murakoze akanya mwaduhaye. Ubutaha turi kumwe, bakunzi bacu ba DNC TV, dore muri komanteri ibyo mwifuza byose mubimubaze, azaduha ibisubizo. Hanyuma nakagaruka, turi kumwe muri inshuti zacu, turabakunda, namwe muradukunda, turabizi. Ciao ciao. Murakoze cyane. Merci beaucoup.